kubera icyo abana kenshi bakuze bakuriye mu muryango urimo umubyeyi umwe, cyane cyane abenshi baba bararezwe n'umubyeyi umwe w'umugore, kubera iki bavamo ibihangange. Ndabasuje kandi bahaye ikaze, nge ndi MBOT, iyi ni Easy Life Talk Podcast. Uyu munsi tugiye kuganira ndetse turebere hamwe ibyamamare byinshi byagiye bibaho, haba hano mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose, mu bisata bigiye bitandukanye. Harimo abaperezida, harimo abahanzi, cyane cyane ubundi abenshi ubasanga mu bice bya politike, imyidagaduro ndetse na siporo. Iyi rero yaba ariyo mpamvu twavuga yuko burya mu mugore harimo imbaraga zidasanzwe zo kurema, cyane ko n'ubundi aba yaremye uwo mwana, cyangwa se ababyeyi bose muri rusange batwita bakarema umwana mu gihe cy'amezi 9, nubwo yego biba byagizwemo uruhare n'ababyeyi bombi, ariko hari imbaraga z'imirerere, hari imbaraga ziva mu mugore iyo abaye atari umubyeyi gito. Ni benshi cyane muzagenda mwumva, cyangwa se namwe muzakora ubushakashatsi mukagenda mumenya abo ari bo, ariko abantu benshi bakomeye cyane kuri iyi si ni abantu kenshi bagiye barererwa mu miryango igizwe n'umubyeyi umwe, ariko ijanisha rinini abantu benshi baba baragiye barerwa n'ababyeyi b'abagore gusa, cyangwa se ugasanga umwana nta babyeyi bombi yakoranye nabo, ariko avuyemo umuntu w'igihangange. Rero twihuse, mbere y'uko ariko dukomeza, please kora subscribe, like, share na comment, cyane cyane ariko mukore subscribe kugira ngo tugumye kwagura umuryango mugari wa Easy Life Talk Podcast, aho tugenda twunguka ubumenyi bushingiye ku myitwarire ndetse n'imikorere y'abantu, haba ari mu gihe bari bakiri batoya cyangwa se baranakuze, uburyo bigenda bigirana isano. Reka dutangire rero mu gice cya politike. Nabahe bantu bakomeye bagiye babaho, ariko bagiye barerwa n'ababyeyi b'abagore gusa. Tunifuriza umunsi mwiza ku babyeyi b'abagore, cyangwa se n'abagore muri rusange, abari n'abategarugori, kuko ni umunsi wo kuba twatekereza ku mbaraga zabo bashyira mu mirerere n'imikurire yacu. Twihuse rero, reka duhere mu gice cya politike. Muri politike reka duhere kuri perezida wacu His Excellence Paul Kagame. Perezida wacu His Excellence Paul Kagame nawe yamaranye imyaka myinshi na mama we umubyara, nyuma y'uko papa we amaze. Rero urwo ni urugero rw'umuntu wa mbere ukomeye twese kandi tuzi, tutabwirwa cyangwa se twumve ngo ni uwakure cyane, ariko akenshi niwe uza ku ruhembe rw'aba ngaba duhereyeho. Reka dukurikizeho Barack Hussein Obama. Papa we yari umunyakenya, mwese murabizi, ariko mu by'ukuri ku myaka 2 nibwo yatangiye kurerwa n'ababyeyi babiri b'abagore. Yabanje kurerwa na nyina ndetse aza kurerwa na nyirakuru umubyara. Dukurikizeho witwa Bill Clinton, nawe yabaye perezida wa Amerika. Papa we yapfuye noneho we ataranavuka. Murumva yuko nawe yakuze mu maboko y'umubyeyi w'umugore gusa. Tujye muri South Africa, Nelson Mandela we nawe ku myaka 9 nibwo yaratangiye kuba yarerwa na mama we wenyine. Tuzi kuri Kwame Nkrumah wayoboye Ghana, nawe mu myaka ye akiri mutoya yakuriye mu maboko y'umubyeyi w'umugore gusa. Hari n'abandi baperezida benshi bagiye babaho muri Afurika muri rusange, harimo uwitwa Robert Mugabe, uwitwa Sam Nujoma wayoboye Namibia, ndetse uwitwa Julius Nyerere, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Yoweri Kaguta Museveni, n'uwitwa John Dramani Mahama. Abo bose n'abagiye baba abapolitisiye cyangwa se baba ibikomerezwa muri politike, nk'uko mwabyumvise twahereye kuri perezida wacu Paul Kagame, ndetse n'abandi bose twagiye tugarukaho. Abo bose bagiye bakurira mu maboko y'umugore, bivuze ngo hari imbaraga ziri mu mugore. Turaza no kubireberaho dusoza, ese ni iki kiba kibyihishe inyuma,
kuba hariho abantu ku isi benshi bakomeye ari abantu bagiye bakurira mu maboko y'umugore. Ashobora kuba ari umubyeyi wamubyaye cyangwa se akaba ari undi mubyeyi ariko w'umugore wamureze. Reka nanone dukomereze mu kindi gisata cyangwa se mu kindi gice runaka kirimo nanone ibyamamare byabayeho byagiye bikurira mu maboko y'umugore cyangwa se birerwa n'umubyeyi w'umugore, akaba ari we wabaga afite uruhare runini mu mikurire, imikorere ndetse n'imico n'imyitwarire yabo. Reka duhere ku bahanzi ba hano iwacu mu Rwanda witwa Platini P. Nubwo nanone mama we yamutaye, ariko uyu muhanzi yarezwe n'umugore wahise ushakana na papa we cyangwa se mukase. Nawe urumva yakuriye mu maboko y'umugore, nubwo atari uwamubyaye, ariko ababyeyi bose burya umubyeyi ufite umutima aba ari umwe muri rusange. Tom Close nawe muramuzi cyane, yabaye ikimenya bose ndetse n'ubu ngubu yaba ari mu mwuga w'ubuvuzi ndetse no mu mwuga we w'ubuhanzi. yakuriye mu maboko y'umubyeyi we mama, nubwo yaje kwitabaruka nyuma, ariko niwe wamuhaga imbaraga zo kumva yazaba umuganga. Ndetse Tom Close yagiye atangaza mu bitangazamakuru yuko yifuzaga kuzabamo umuganga ngo azavure umubyeyi we. Uwitwa Theo Bosebabireba nawe yaje gukura mu buzima butari burimo umubyeyi n'umwe, ariko cyane cyane umubyeyi we wamubyaye ari we se yaje kumuta mu gihe yari akiri mutoya, ndetse banagirana n'amasezerano yuko atitwa umubyeyi we, ndetse n'umwana we nawe atitwa umwana nawe atakita se kari we se. Ibyo ni ibyo bagiye batangaza mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uwitwa DJ Flix mwese muramuzi, ni umukobwa ukiri mutoya cyane w'umu DJ. Mu minsi ishize yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru w'umuhanga Tycoon Ndahiro, aho we ubwe yatangaje yuko adakunda se bitewe n'uko yamusize we n'umubyeyi we akiri mutoya. Mbibutsa ko kandi umubyeyi wa DJ Flix ari we wamuhaye imbaraga ndetse anamushishikariza yuko yajya mu kazi k'ubu DJ, kuko yabonaga ko ariko kazi umwana we akunze. Urumva ko yamushyigikiye mu buryo bwagutse. Umuhanzi cyangwa se ariko nawe bari mu gice cy'ubuhanzi n'ubundi, uwitwa Rumaga mwese muramuzi, umusore uzi ikinyarwanda cyinshi w'umusizi. Nawe yagiye atangaza ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko igitangazamakuru yabitangarijeho ni ku Isimbi TV, aho yagaragaje yuko yakuze mu muryango wari urimo amakimbirane, aho umubyeyi we papa atababaniye we na mama we. Mu by'ukuri nawe urumva ko yakuze mu maboko y'ababyeyi bombi, ariko umubyeyi wari ufite uruhare runini mu kuba imikurire ye cyangwa se imikorere ye itagenda neza yari umubyeyi w'umugabo, ariko umugore mama we niwe wakomeje kumuba hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse n'abandi bo mu muryango. Dukomeje rero n'abandi bahanzi bakomeye, uwitwa Lucky Philip Dube yavutse mu muryango aho se yabataye akajya gushaka undi mugore, ariko nawe aza kugira inganzo yo kuba yavamo umuhanzi ukomeye cyane w'ikimenya bose. Reka dukurikizeho n'abandi bahanzi bagiye batandukanye muri Amerika, witwa Kanye West, Eminem, Jay-Z, Alicia Keys, Justin Bieber. Abo bose ni abahanzi bakomeye bagiye barerwa n'ababyeyi babo abagore. Witwa Kanye West ku myaka itatu nibwo yatangiye kurerwa na mama we umubyara. Witwa Kanye West ku myaka 3 nibwo yagiye arerwa na mama we umubyara. Mama we yari umuprofeseri muri kaminuza, ariko byumvikana yuko buriya hari impamvu iba yihishe inyuma y'izi imbaraga bano bantu bagira. Turaza kuba tubireba mu nyuma turimo turasoza.
Reka dukomeze n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bagiye babaho ariko mu by'ukuri bakaba bararezwe n'ababyeyi babo, ariko cyane cyane ababyeyi b'abagore. Witwa Justin Bieber nawe witwa Justin Bieber, Asha, Tupac, Prince, Alicia Keys we twamuvuze, Mariah Carey, Drake, Jay-Z nawe twamuze, Eminem. Abo bose bagiye barerwa n'ababyeyi b'abagore. Murumva ko by'ukuri hari imbaraga zikomeye kandi bakwiye no kubahirwa bano babyeyi batubyara cyane cyane b'abagore. Ndetse no mu gice cya siporo, witwa LeBron James kuva kivuka yatangiye kurerwa n'umubyeyi we w'umumama. Cristiano Ronaldo nawe nuko nguko ku myaka 11 nibwo papa we yabasize. Witwa Mike Tyson, witwa Serena Williams ukina tennis, umuryango we watandukanye afite imyaka 9. Kylian Mbappe w'umufaransa ukina muri Real, nawe ababyeyi be batandukanye akiri mutoya. Ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye harimo witwa Oprah Winfrey. Ibi ni ibice bya business ndetse n'iby'itangazamakuru cyangwa se n'iyindi myidagaduro itandukanye. Witwa Oprah Winfrey, Steve Jobs, Leonardo DiCaprio, abo bose n'abagiye baba ibihangange ariko mu by'ukuri bararezwe n'ababyeyi b'abagore. Niki rero kiba kibyihishe inyuma? Ni ukuvuga ngo ikiba kibyihishe inyuma nuko mu mugore ubundi mu ntekerezo cyangwa se mu mbaraga z'intekerezo z'umugore niho hihishemo imbaraga zo kuba umuntu yaba umugeni. Buriya umwana wese wavutse avukana igice kimwe aba ari umugore, ikindi gice ari umugabo. Ariko mu by'ukuri ubwo ndi kuvuga mu miterere y'umubiri, ariko mu by'ukuri igice cy'umugore kigizwe n'amarangamutima aba mu muntu, mu kiremwa muntu icyo ari cyo cyose, nuko ari cyo gice kizamo ibijyanye n'ubugeni, creativity cyangwa se innovation, guhanga cyangwa se kugira intekerezo zishingiye ku marangamutima, cyangwa se n'imbaraga zo kugenzura cyangwa se zo kuba umuntu ukomeye binyuze mu bintu runaka. Buriya ikintu icyo ari cyo cyose umuntu ahinduka cyo ni imbaraga z'amarangamutima aba yagishyizemo. Murareba abahanzi, abakinnyi, abari mu bisata bya politike, ni ukuvuga ngo bararundumuriye amarangamutima yabo muri icyo gikorwa runaka baba bagiyemo. Rero ibijyanye no kugira creativity, innovations ndetse n'ibijyanye n'ubugeni no guhimba, ibyo byose bibarizwa mu mbaraga za kigore ziba muri buri muntu wese. None rero byaba akarusho iyo umwana arezwe noneho n'umubyeyi w'umugore. Urumva ko cya gice cy'imitekerereze yo kuba umuntu yarema ikintu, yashyiraho ikintu akagishyiramo amarangamutima ye yose kikagera kure. Urumva nimba dusanzwe tubyifitemo mu miterere karemano twakuye ku mubyeyi w'umugore, hari n'ibyo dukura ku mubyeyi w'umugabo. Noneho rero ukongeraho kuba noneho warerwa na wa muntu ubifite mu buryo bwuzuye ari we mubyeyi w'umugore. Aho ngaho rero niho hari imbaraga ziba zihishe inyuma yo kuba abantu benshi bagiye barerwa n'ababyeyi b'abagore bagenda bavamo ibihangange bikomeye cyane ku isi hose. Ni ukuvuga ngo ikindi nanone kiba kibyihishe inyuma nuko aba bana bakura batozwa kuba bagira discipline, bakaziba icyuho cyo kuba barakuriye mu muryango utarimo ababyeyi bombi, bagatozwa kuba bagira gute bazavamo abantu bakomeye cyane bitewe nuko ababyeyi babarera baba babigisha gukura baziba icyuho cy'umubyeyi wabo papa akenshi utarakunze kuba hari, byaba binyuze mu buryo bwo kuba barabataye, byaba binyuze mu buryo bwo kuba barapfuye. Mu by'ukuri izo ni impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zihisha inyuma yo kuba umuntu yavamo umuntu ukomeye bitewe nuko yakuriye mu muryango uri kurerwamo cyangwa se ugizwemo uruhare n'umubyeyi w'umugore. Turabashimiye rero mwe mwese mwakurikiranye Easy Life Talk kuri kino kiganiro. Please mukore subscribe, like, share na comment, tugumye
twunguke ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. Ibiganiro byacu hano kuri Easy Life Talk ni akagaruka, njye nari MBOT.